urabizi akarere nkomokamo ni Musanze, ariko imibereho yanjye ikomeje kumbera inshoberamahanga. Si ikibazo n'umuryango wanjye cyangwa ikibazo ni njyewe, ariko nanjye nitekerejeho mbona ndi mu mafuti. Mukurikire iki gice. Ibintu uri kumbwira ngo ngende mu rugo. Twende nyumbani sino kupaniza. Unaogopa sasa? None sasa aujizi ngine habari sasa wao ndio. None wambuga we njyamanze njyama. Namukuye mikabutura mu muhanda mwambika ubusa. Yamana usagenda leta ku muhanda abantu bose barana ku Karubanda rwose. Sasa nifanye. Wowe warifashe. Ukurimo umugabo wanjye imyenda. Salikuwa na deni yangu. Agenda yirwa hano ku Karubanda. Salikuwa na deni yangu 30,000. Ngoki? Narafite deni y'amafaranga 30. Mari. Unanogopesha. Waratinyutse. Unyamburira umugabo busa. Agenda yirwa mu muhanda. Salikuwa na deni yangu. Umugabo wanjye umwambika ubusa. Sasa kwa. Sambyabo. Cucu atinyuka wowe. Warwaje unyamburira ubusa umugabo. Agasuzuguro kabwo muri quartier. Nimekana nishe. Muri quartier wa mjingo. Maro, nakupiga sasa unafanya. Wewe mbona unanipiga sasa mimi? Mimi sio mtu. Uramubise Mari. Ni lazima nikupiga na mimi. Erika tandukanye n'aba bagabo. Mama Erika so. Wewe unanitisha mimi? Wewe unanitisha? Mari. Nini sasa? Ndaje nkwiyereka uwo ndi. Tuone kuya hapa sasa. Umva. Tukuya sasa. Ndaje nkubamore. Mimi sina nguvu sasa. Njya guteza umwuzure hano muri quartier. Kuya kuonesha. Mari ndagukubita. Kuya na mimi. Kuya sasa. Mari wanda gukubita. Kuya ko. Sogea mimi. Sogea mimi. Ndaho wewe. Wewe sasa tutaona tu. Naramutse. Ebitese. Ni byiza. Mukuruzi. Shani sawa. Narinje ku bibazo bya yanzu. Inzu. Iyi nzu se. Inzu. Nyoko arahari? Ariko wa mukobwa we. Iyo wirebye ubona utari umushizi w'isoni. Nyoko arahari. Mama warahari? Gusa bivuga gutyo mbere bya kugutwara ikida. Ntawe uhari. Ntawe uhari. Papa wese nawe ntawe uhari? Nta muntu uhari, ni njye nyine uhari. Papa wawe cyangwa mama wawe uri buze mbere umubwire ngo nataza ngo bakemure bya bibazo mu Rundi agiye kwigira. Umva se nyine mu Rundi agiye kujya he? Ndagiye he? Ese ubu namukobwa ukunda mu Rundi? Nukuri ndamukunda. Rega nubwo mubwira nabi sinkwanga. Mu Rundi ntago umva ntago mu Rundi yagukunda. Mu Rundi akunda abakobwa bibikara uranyumva neza? Kandi agakunda abakobwa bafite mu maso heza isura inyerera. Iyi sura ntago bishoboka ko yagukunda. Simfite karabasasa. Karabasasa usa gusa. Ese ndi inzobe ni ikibazo. Nakubwiye ko adakunda abakobwa bameze nkawe. Naseka nkubwire guduhuje ngiye nawe tukaganira no kuri byacamo. Nabyo guhuza. Ubabwira ahubwo nge ndagiye. Sugaritse umutima wangu. Wewe mwanamke. Nione uko napiga mwanamke. Hauna hata uko napiga mwanamke. Haya nini? Haya kupiga mwanamke. Wacha nimpige nimuoneshe Maria kama ni nani mimi malewa mimi. Umva Maria. Ubu muri kumvuga uko kawe nawe. Nafatanya nkaho hayimborera. Wani acha wewe mjinga. Nkabahe kinyamashkarete. Mwashira mu bunyunyuzi. Pungacira hase ngana basiriba. Tenko gasi. Wewe mwanamke wa njama. Mimi malewa. Nawezi nikakupiga, nikupiga na kukamata hivi na kurusha juu na kufunga kama balo. Haya nini sasa? Wewe thubutu sasa. Nikuoneshe kwa mimi malewa ni nani? Wewe kaonje Maria ndinde. Mtoto wangu. Pika mjinga wewe. Uravuze ngo nkubite. Uri tayari? Ngwe nagushwanya kurwana hano. Ntabwo nashe kurwana hano. Nani isano ufite uri gukubita umugore hano mu gihugu cy'u Rwanda? Uri gukubita umugore hano. Uziko nta sano ufite. Nta muntu ugora muri kino gihugu nta mugabo ukubita umugore. Umugore baramukubita hano. Kwa nini mimi sasa nigusa mimi? Ntabwo umugore bamukubita. Kwangu mimi sichezi mimi. Umva mwana wa. Ahubwo n'ubundi yankubise. Reba matamanyi ukuntu ameze. Reba hano hatabyimbye. Nibishuko byanjye n'ubwo biri kuje. Reba hano sereka kwijijije uzo kubera ari papa wese n'abamubona. Urusoro tokira umwe, ebyiri, eshatu, enye. Dora agahera ke karimo hano. Yankubise. Mare, uretse urabibona. Nione nini sasa? Kwani mimi unigusa sasa? Lazima nikupige. Mare si wankubise? Umukobwa wawe yabibonye? Ndabibonye. Mare ndakureka. Wewe wacha kunitisha bana. Unanitisha mimi naogopa mimi. Mare ndakureka mimi. Sikuogopi mimi. Sawa. Sikuogopi mimi. Sawa nini? Toka pale wewe mjinga wewe. Papa kiasi ende home. Nende wapi? Mimi nimekuwa na wewe. Toka mbele yangu ende zako mimi. Mimi naenda mgaunda zangu wewe mjinga wewe. Besini.
Gigi yesashimwe gusa Gigi ana yanjye we Imana irabikoze turongeye turahuye neza neza ako warambeshye si ibintu wankoze nagiye mu kabari none Imana yambwiye ukuntu nambara yambonekeye mu masengesho irambwiye uti wambare neza ugende ukore komande nziza undi Gigera kwemera urangije urankoshona sha ukuntu nari meze ninambaye ingofero nziza cyane akagofero k'uruziga kazengurutse ukuntu noneho umupira igipira kiza kibigi kinini cyane ariko n'imbere gishushanyijeho none ipantaro we Mana yanjye nayifashe gutya ndafungura umukandara ndamanura hasi bya bindi bita ntuze pocket ndayimanura gutya none nkajya nigendesha nk'abastar yes Imana irambwiye turakwemera byanga byakunda none harakugwamo urangije urankoshona sha buzi inkoko nakoresheje inkoko nziza n'ifi komande ebyiri zawo Imana yambwiye ati ubu mwitegure kabisa biragenda neza numva wari washushe nta kutagize nuko siyo komande yarayiriye urayimara ihoresha gusa ibiryo bingana gutyo wayimara nabaze ndi ngunda none erega nambaye ingofero nambaye na pocket akuwanyereke basi se nta foto ufite wifotoje ngo turebe ifoto ntayo ahubwo none se waretse nkagenda nkasubira mu rugo nkahita nkubitamo iyo myenda nari nambaye nkayikubita bundi tukifotozanya gafoto kakabika muri sari wawe mu cyumba nanjye nkagashyira mu cyumba jewe Gigi nifotozanya nawe cyane rwose souvenirs tuyibika mu nzu no mu cyumba ugiyimanika umva pastor nari naragukunze pe n'umutima wanjye wose kandi aribyo nshaka babarira nari nagukunze n'umutima wanjye wose nuko nze kugusura nurangiza nkubwire yuko nshaka ko twaryamana ngo mu izina rya Yesu wambonagamo shitani oya kandi dana kuri shitani babarira izina rya Yesu Imana kubabarire gusa nta kindi wa mugore kukurira wayi Muze mare warankubise mari inde marewa mare warankubise akujije iki ariko marewa yabaye ate marewa waruzi ko ejo bundi yariye n'ibihumbi by'umugabo wawe 300 uvuze 300 ibihumbi 300 ya muri 300 business yabimuriye ate ngamuteze mu rubanza bivuze ngo barareganye njyama nzindutse atsinzwe bamuca amafaranga 300 bareganye ariko nje mbizi neza wowe utabizi aramuha arabirya amafaranga yanjye we amafaranga muzaye amafaranga nayanjye muze ndakora iki umva reka nkwereke ndangira kwa mudugudu w'inaha ngeyo nanjye mureke njya kuyanzu y'icyatsi kunzu y'icyatsi hariya ufite urugi rw'icyatsi ugende urasanga umudugudu ubuse ni murega nanjye baramuca amafaranga me ku mafaranga yanjye muze umva rero base ni njyewe nkajya kureka urambira uruhande ndakugenda inyuma none uko ndakugenda inyuma njewe sureba amatama yanjye yabaye amabati ndumva nibijego biri kujegera basuze kuvuga uti uriya mudamu twahuye twahwita amarye ikibyimbye ariko durirana nabyimbye suri bumbe hafi ndavuga byose hafi bazi cyane rusarazi guteka koko ariko nuko mutazi mama yagutekeraga umuceri agashyiramo ikirungo umuceri ugahinduka ipirawu none nuko mutazi umuntu yarimo kufunyanga urumva yani wari ufinyangaga paka ya mavuta yose akamanuka hano mu bikonje by'intoki ukawurya ukumva ariko rusara nabasha azi guteka pe arabizi rwose azi guteka pe rusara wirira mu nzu ngwino urire hano usange bagenzi bawe ariko uragira ngo rusara aracyari hano umuntu si yagiye Sara umuntu uteka ibiryo akagenda adasangiye n'abandi koko yagiye ubu ngubu ntawe uri bubone ako se papa we rusara ntago muzi hano hanze araduhungu umva bahararanye yirirwa kuri telefone yamaze gukura umwana wanjye rwose ni mu mureke urumva ejo wende yazanzanira umugabo umwana wanjye amaze gukura icyo napfa
nakanga uko yanzaniye imbwa hano mu rugo ngewe baba ngo badafite ikintu badafite ikuntu bari bahagaze ariko azanye umusore mwiza ufite ifaranga uwo namwakira ni mumureke aho se papa akomeza umushyigikira umubwenge ko mfite sheri umva kanako ngo iki wa iryo jambo risubiza urikuye ntabwo urakura wowe ubu rero urumva wageze igera ngo nawe urashaka kuba nka mukuru wawe erega nawe bayibonamo za makumi ubwo wabonye utubere dutangiye gufungura ugira ngo wakuze amakumi iryo jambo risubiza urikuye Pasiteri ampamagariye iki mbonye zana hano umva pasiteri amafaranga twavugaye nawe wampaye kuva nta mafaranga bazanye rero pasiteri ntago umukobwa wanjye namuguhangiye bashi fata igitelefone cyawe isundi we kuhagaze hano wabyimbye wabaye iki umva nkubwirera tubona ndi mubi cyane byose ndabikubwiye uriya mushiki wa Murunda avuye ahangaha arambwiye ngo mfite karabasasu mu maso mfite inzobe yapfubye ariko uriya nawe arirata ako mwihoreye ngiye gushaka amavuta nyavangatiranye azambona ugiye kwisiga mukorogo uswa mukorogo itemeye muri iki gihugu suri kubona ngiye inzobe yanjye ikeneye mukorogo ngiye gushaka nyine amavuta nyesha ariko uriya mukobwa azambona ndetse urundi uriya mukobwa wirata umeze nabi kuriya azikwa kurusha iki nawe uraje uzamura ikiganiro genda ukubure hariya mama agiye kuza genda ukore hariya ubwo uraje yoko nyamazin sha wavutse mu zara pe nta kibazo ayo masani majyari mu ndaje ayo masani yose murayaratuye rero ariko se umuntu utaguyambitse ndyama ariko se wa mugani navutse mu nzara ariko kuvuga no gutaruka papa rusa nari nkuzaniye inkuru nziza habaye iki madamu yaje akira yaje abantu birukane usibye n'abana n'imbeba ndazihambiriza ku buryo urumva nta nizarota ku yaje iri joro mbega ndyamazindutse we ahubwo kujya ngira inama nyinshi kugira ngo asange afite imbaduko yayindi yenye ku buryo byibura asanga ubugabo ari ubugabo urumva ndakora iki mpabara umbwira iki soje ngira inama kugira ngo nyine nkasukume nimara gusukuma ubundi avuga ati umugabo wanjye koko amaze imyaka ariho atariho mva mubwire ntumurwago urwabitoki nturumwe wahita ubimwa neza ugasinzira ntugire icyo ugeraho ahubwo rero ufite karike kandi keza ugakubiti urumva ubundi uraza gutaha do umunara ari umunara ni ukuvuga ngo uragerayo umunara ari umunara nyine uragerayo umunara ari umunara urumva atateze kugusha na yego nushaka ukavanye na koka we koka buno ubwo ntabwo yabyangiza reka burya koka ni iya mbere ugenda ubivange ca ubundi urambwira nubwo wumva ngo wenda nyine ngo ndavuga nyine ngo iyo gahunda nyine nshimye kungira inama ariko kuri gahunda ndashwe rwose nta kantu ufite nta komdo wagira ngo nze ngufashe se tugende fatwa wirya umfashe ki ujya umva mubwira ibyo ushaka kukubwira urimo kuzana izindi nzira umfasha wowe urumva ntihagije ndetse ntuzi ko mama rusaro yapfuye ngiye hari ikintu nk'ingenzi umva kurese ibihumbi 200 ese nicyo wavugaga nukuri ndashwe nta kintu mfite njya muzingo ngo amafaranga ariko urubuka yandi twacurangiye ukuntu waje kuntera hano hejuru iwanjye urabyibuka nyine ariko se wakwirengagije ukandwanaho byibura gusa bigutwaye icyo ubundi ko byarangiye biba byararangiye reka no kugira ngo yumve ko imyaka maze ndiho ntariho abone ko nari mwiteguye ariko ndwanaho ni mama wenda ngende ntumwari tubiri nyine nuko ari wowe urumva naho ubundi se iki nukuri gerageza bibiri byo ndabiguha ntugira ikibazo ndayaguha ubundi ugenda ugakubitemo utanafite ngagende yazana nta kibazo tugende nyaguhe uriya masaba none se bazi impamvu ndi buyaguhe ntabwo bazi impamvu yayo we Kazungu marewa nini sasa Nitani sitaki kukusanua. Nipatie pesa zangu. Asivi pesa huruba si pesa. Franga yangu leta bana.
Nipe pesa zangu 1270 Chifukwa giciragurana. Ibihumbi 470. Mama amafaranga ya Kazungu. Ariko ayo mafaranga uri kunyaka nayo. Sini yangu nimetumikia huko. Nipe pesa zangu. Nyine rindiranye niba nyewe naza. Naje Kazungu ntabyo kurindira twumvikana. Nipate amafaranga. Reka nkubwire. Yakata none reka nkubwire Mareba rero kumpagata kwawe. Kazungu. Reka guhuraga ho ku kibuno nkakukure nkakungure ngato. Arafaranga nje kugira ngo nyaguhe. Uranyereka diplome cyangwa se certificate. Cyangwa se ipapuro byemeza uko Maro uri umucamanza. Mana yakuranyambuye. Kazungu, sinakubona nana abaturage bose uvuga ngo ngenda avoka wawe. Hari umutori itabizi. Nyene shaka impapuro zibyemeza ko uri umucamanza. Izo mapuro uri kunyaka. Utazinyatse imbere kukuburanira. Naye ntaramenya ubwenge nyine. None ubu nabumenye. Ntabwo nyishura amafaranga. Misi cyase nawe Kazungu amafaranga. Nibe pesa zangu. Asavuze ikinyarwanda. Uri amafaranga cyangwa nakugamba. Narapiririshe. Hey, bamikupa 500,000. Bakwishimye 500. Kuna ndani turasa zangu. Barayampaye rwose. Ni mafaranga gerero. Wami 30 siko identi yari rangiye. Unabakene 1270 zangu ndanipatia wewe. Nyina nakubwiye kugira ngo ayo mafaranga nyine zana impapuro cyangwa diplome cyangwa certificate. Yemeza kuri umucamanza. Nimba atari ibyo rero ubwo nawe ibindi urabyikorera. Ntabwo yamaye Kazungu. None reka nkubwire ibintu byiza. We mbwira. Umunsi nzajya nzanga ukanipatia pesa kidogo uandike mukaye. Uje mu make wandike mukaye. Kugeza igihe tuzarangizanya nagenda mahoro yawe. None se yari kimera njyana nawe. Kimina ni Abafata ajya kugira ikimina. Kuryo uzayiza buri kwezi nkagwa amafaranga Nta cyose waramaze. Yari kimera njyana nawe wowe. Arayakoreye. Tikanje bayuzuye wayibona. Birimo ibintu biba byuzuye. Sini pesa zangu kuna pesa zangu. Ibihumbi 500 baguhaye. Nayaje 500 tarimo muri 500. None ushaka none ndabona warazije ugiye. Jewe ndarujuje nyene nuje no. Reka gihende ubukire. Naruje. Sinza kuvugira umuryango. Kone kone. Ini genge ya chile. No nari juyo wa no. Hey wa. Raus. Ya. We ini ya mori he. Mori we. Rusaro.